neza. Twongeye gushima Imana yongeye kuturemera uyu munsi mwiza. Ni wa mugoroba wacu tujya duhura twise ngo umugoroba wo kuramya Imana no kwihimbaza. Ni umunsi tujya tuza kubwira Imana ukuntu ari nziza, tukayishimira, tugashima Imana mu ndirimbo, hanyuma tukumva n'ijambo ry'Imana. Ubwo rero dushimye Imana yabanye natwe mu cyumweru cyose gitambutse. Ubwo rero mbere yuko dutangira tugiye kwiyegereza mwene data Kayiranga, dushyira imbere y'Imana, asengera aya materaniro kugira ngo ari abazayakurikira, ari abayakurikiye n'ubu nonaha bose bazumva imbaraga z'Imana zibamunukiye. Karibu mwene data udufashe gusenga dusengera aya materaniro. Turagushimiye Imana igira neza, tugushimiye ibambe n'imbabazi ugira. Tugushimiye kuko waturemeye uyu mwanya kugira ngo tube turi imbere yawe. Uri ibyishimo by'abantu bose bagukunda kuko ariho bakura imbaraga zituma banezerwa bakiri mu isi. Turagushimiye rero muri kano kanya ko waturarikiye kuba mu mwanya mwiza wo kukuramya ndetse no kuguhimbaza. Turagusabye kugira ngo imitima y'umuntu wese ugukurikiye ndetse n'uza kumva ijambo ryawe aze kugubwa neza. Mu izina rya Yesu tuze kwakira igitangaza muri uyu mwanya giturutse ku Mana mu izina rya Yesu, kandi tugomorora imitima yose kuri wowe mu izina rya Yesu. Turayiguhaye mu izina rya Yesu kugira ngo umuntu wese ugira icyo yakira kimugwe neza kandi yongere kurushaho guhumeka ndetse no guhembuka muri we. Tugushimiye ibambe n'imbabazi ugira, tugushimiye kuri ubane natwe. Umuyobozi wa gahunda turamukoretse ijambo ryawe, abaririmbyi twese tugumye kurushaho gufashwa nawe. Dusenze twizeye izina ry'Imana ishobora byose, tubisenze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Arakoze mwene data. Hanyuma mbere yuko dukomeza twifuje gutanga ikaze, dutanze ikaze ku badukurikiye muri uyu mwanya wacu, dutanze ikaze ku bari hanze y'igihugu bazifuza gukurikirana uko aya materaniro yagenze. Turifuza ko buri wese aza kumva yisanzuye imbere y'Imana. Ubwo rero kugira ngo murusheho kugubwa neza, tugiye kwakira worship team ya hano kugira ngo idufashe muri uwo mwanya tubanze tugubwe neza, kandi nawe udukurikiye ufatanye natwe guhimbaza Imana. Karibu worship team, Imana ibahe umugisha.
murakoze worship team. Imana ibaha umugisha. Nukuri biradukwiriye kuramya Imana n'ikimana yaturamiye ngo mu bintu bijya bihagurutsa Imana ku ntebe ngo amashimwe aturutse mu mutima ukunze, ibyo bintu bijya binyeganyeza intebe y'Imana. Ubwo rero tugiye kwinjira no mu mwanya w'ijambo ry'Imana, biryoha byose bifatikanyije, waririmbye, wahimbaje Imana, wakoreye Imana, hanyuma ukaza gushyiraho n'umwanya w'ijambo ry'Imana. Reka rero tudatinze twakira umukozi w'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndashimira Imana ko nongeye kugira umugisha wo kuboneka kuri uyu murongo, by'umwihariko tufite umwanya wo kugira ngo tuganire ku by'uru rugendo kandi twifashishije ibyanditswe byera. Aha rero ndifuza ko abantu mwese mudukurikiye, abafite Bibiliya, turifuza gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya mbere cy'Abami, gice cya gatatu, turasoma ku murongo wa 22. Twafite intego ivuga ngo umuzima niwe wacu. Iyo mvuga umuzima ndashaka kuvuga umwana, muraza kubyumva aha mu byanditswe. Harimo impaka nyinshi, ariko twebwe mbere abantu turi kumwe nabo nabemeye kwiyunga kuri twebwe umuzima niwe wacu. Reka mwumve uko havuze. Haranditswe ngo igitabo cya mbere cy'Abami, gice cya gatatu, dusomye duhereye ku murongo wa 22. Haranditswe ngo undi mugore aravuga ati, oya, umuzima niwe wanjye, uwapfuye ni uwawe. Uwa mbere ati, oya, uwapfuye ni uwawe, umuzima ni uwanje. Babivugira batyo imbere y'umwami. Nuko umwami aravuga ati, yemwe. Umwe agira ati, umuzima ni uwe wanjye, uwapfuye ni uwawe. Nundi akagira ati, oya, ahubwo uwapfuye ni uwawe, umuzima niwe wanje. Umwami ati, nimunzanire inkota. Barayimuzanira, maze umwami arategeka ati, uwo mwana muzima nimumucemo kabiri, igice kimwe mu gihe umwe, ikindi mu gihe undi. Nuko umugore nyina w'umwana muzima wari umufitiye imbabazi abwira umwami ati, nyagasani, umuzima mumwihere, wimwica. Nubwo bimeze bite. Ariko undi aravuga ati, ahubwo bamucemo kabiri, mubure nawe umubure. Umwami aherako arategeka ati, uwo mwana muzima nimumwice, ntimumwice na hato, mumuhe uriya mugore, kuko ari we nyina. Nuko Abisirayeli bose bumvise uko umwami yaciye urwo rubanza, baramutinya, kuko babonye ko ubwenge bw'Imana bwari muri we bwo gucira imanza zitabera. Amen. Haleluya. Murakoze cyane. Nubwo dusomye imirongo myinshi, ariko ntituri bukoreshe igihe kirekire. Ndashaka ko abantu badukurikiye mbabwira indi mirongo nifuzaga gusoma, ariko ku mpamvu suko dushaka gukoresha igihe neza, hari irindi riri mu Kuva, igice cya 2 ku murongo waho wa 2. Muraza kwasanga inkuru y'umugore wabyaye umwana ngo amubyara mu gihe kibi, ariko aramuhisha. Bibiliya iravuga ngo amuhisha amezi 3. Ubwo ni nyina wa Mose, ni Mose yahishe. Murakoze cyane. Aha 2 muraza gusoma mu gitabo cya 2 n'ubundi cya 2 cy'Abami, igitabo cya 2 cy'Abami. Muraza gusoma ku gice cya 6 ku murongo waho wa 20, gice cya 6 ku murongo wa 25. Murageza hepfo n'ubundi murasanga abagore babiri bagiye impaka bapfuye abana. Umwe yariye yazanye umwe baramurya, undi uwe aramuhisha.
ndashaka kukubwira ngo hisha uwawe kuko abandi bari kurya ababo. Nitukoresha iryo jambo ndaza kubabwira intego, ariko buriya umwana, reka twumve igisobanuro cy'umwana kugira ngo tubyumve. Igisobanuro cy'umwana kiri mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya 5 ku murongo wa 12. Haranditswe ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Kubera ko hano hari kuba intambara y'umwana, kubera ko umwana ateje ibibazo. Ndagira ngo mbabwire ko igisobanuro cy'umwana hari ahandi tugiye kukirebera kugira ngo ibi bintu tubihuze dusenge, ariko abadukurikiye bavuye mu rungabangabo. Hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 2 ku murongo wa 28 haranditswe ngo Simiyoni aramuterura ashima Imana ati mwami noneho urasezerere umugaragu wawe amahoro. Mumbabarire duhere ku murongo wa 27. Haranditswe ngo ajanwa n'umwuka mu rusengero, maze ababyeyi bajanye umwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umuhango w'amategeko waruri. Simiyoni aramuterura ashima Imana ati mwami noneho urasezerera umugaragu wawe amahoro kuko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe. Murakoze cyane, haleluya. Ahangaha Bibiliya itwereka ko Mariya na Yosefu bazindukiye mu rusengero ku munsi wa 8 Yesu arangije iminsi 8. Mu Bayuda umwana iyo amaraga iminsi 8 bamujyanaga mu rusengero bakamusengera, kuko natwe ubu ngubu murabizi umwana ntitumubatiza ariko turamusengera. Icyo gihe rero bajana umwana mu rusengero ngo hari umutambyi mugabo witwa Simiyoni wabanye n'Imana, Imana imuvugaho. Ku murongo wa 26 murahasanga ijambo rivuga ngo yari yarahanuriwe n'umwuka wera ko atazapfa atarabona umwami Imana. Ayo masezerano turayakeneye, haleluya. Imana yavuze mbere ibyica abandi bisanga we Imana yamubujije gupfa. Rero impamvu uriho ni amasezerano y'Imana kenshi abeshaho. Simiyoni rero ngo Mariya na Yosefu bajyana umwana mu rusengero, ngo ariko nawe umwuka wera mujyana mu rusengero, ngo ageze ku ruhimbi ngo Mariya arinjira na Yosefu bamuhereza umwana. Bibiliya ivuze ko bamuhereje umwana, ariko ashimye ko abonye agakiza k'Imana. Bisobanura aravuze ati mwami noneho urasezerera umugaragu wawe amahoro kuko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe. Haleluya. Ako wateguriye isi yose. Bivuze ngo umwana asobanura agakiza. Murakoze cyane. Nkira ahangaha nagira ngo mbabwire ko ndi busoze nsabira abantu bashakanye ariko bataragira umugisha wo kubona umwana. Rwose bambabarire banyihanganire, iki nicyo cyifuzo, kandi Uwiteka nawe azabasubiza kuko yasubije abandi twasomye muri Bibiliya. Yahaye Sara umwana nawe izaguha umwana, yahaye Hana umwana nawe izaguha umwana, yamuhaye Elizabeth ageze mu zabukuru nawe ntizabure kuguha guheka. Ndabigusabiye ndi umukozi w'Imana, kandi Imana iguha umugisha. Haleluya. Ndifuza ko rero mu minota isigaye mbabwiye igisobanuro cy'umwana. Mutumva hano hari intambara y'umwana mukagira ngo mbese umwana ni imari ni iki. Buriya umwana baravuga ngo umwana ni umwami. Umwana buriya niyo mpamvu kwita ku mwana ari byiza, kubera ko umwana afite igisobanuro gikomeye cyane. Umwana ni umuhuza w'abashakanye. Umwana ni ibyishimo by'abamubyaye ndetse naho yarerewe, ndetse umwana ni umusaruro w'igihugu n'itorero. umwana mubona ko iyo umuntu yabyaye aramuhemba,
bamuhembeye iki se? Muzi ngo bamuhembeye ko abonetsemo umusaruro. Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza. Muribuka ko mu itangiriro 15 hari ijambo Imana abwiye Aburahamu iramubwira ngo nzaguha umugisha muri iki gihugu. Arahakana aravuga ati nkazo ndazifite amafaranga ndayafite ariko nta mugisha ndabona kuva ntarabona umwana. Dore umugaragu wanjye ni uzaragwa ibyanje kuko nta mwana ngira. Birangira Imana imubwiye iti ku rukigi rwawe Sara azabyara umwana. Bisobanura ngo umwana ni umugisha uhagarariye indi migisha yose. Haleluya. Noneho reka tuve muri ibyo tugere ku bijyaniranye n'agakiza. Hano mu gitabo twasomye ni inkuru ivuga ni igihe Imana yari imaze kwemerera Salomo ubwenge ku musozi wa Gibeyoni, amaze gutamba ibitambo. Imana imubwiye iti nsaba icyo ushaka. Nsaba icyo ushaka. Salomo aravuga ati Uwiteka ngusabye ubwenge. Imana iramubwira ngo ubwo utansabye ko abanzi bawe bapfa ntusabe ibindi bintu abandi bararikiye, ubwenge ndabuguhaye, nguhaye n'ubutunzi, nguhaye n'icyubahiro. Mbibutse ko ibi bintu bitatu abantu bose bazinduka mu gitondo nibyo bazinduka baje gushaka. Arabaje ku ishuri, arabaje mu maduka, arabaje abamena amabuye, ni ibintu bitatu. Baba bari gushaka icyubahiro, bari gushaka ubutunzi, bashaka ubwenge. Ariko mbibutse ko ibi ngibi abantu bazinduka baje gushaka, Uw'Imana ikunda ishobora kubimuha. Salomo we yabimuhaye atambaye iniforume ngo aje ku ishuri, yamuhaye ubwenge atagiye ku ishuri, imuha ubutunzi atiriwe arapagasa atabwirutseho, imuha n'icyubahiro bidasabye amatora. Bivuga ngo ibi ngibi Imana iraguha. Haleluya. Muke mwinginga Imana. Imana hari ibyo itangira ubuntu. Abantu baragurisha ariko Imana igira ubuntu. Imana ibaha umugisha. Barakubwira hari umuntu uba afite ubwenge mu ishuri, uretse ko leta yacu yabyoroheje, umuntu ufite ubwenge leta yamwishurira, ariko nta nubwo anari bose. Ariko hariho umuntu wagiraga ubwenge yabura minerivare, akaba umusoromyi w'icyayi, akavuga ati ibi ndi gukora ntabwo ari byo nakagombye gukora. Ubu ndi gusoroma icyayi nakagombye kuba ndi goronome wo gukontorora abasoroma icyayi. Ndi gusoroma icyayi nakagombye kuba ndi gutwara indege, ariko nabuze minerivare kubera ko mu isi nuko bimeze. Ariko Uwiteka ntacyo wamuburana araguha. Hano rero Salomo amaze kubona ubwenge, reka nihute, ngo aramanuka ngo ahita agera ahantu muri sare yabagamwo ba maraya. Aba ba maraya muribuka ko iyo bavuze maraya aba ari ishusho y'uko twahoze tutarabona umwami Yesu, aba ari ishusho y'uko wahoze utaraza mu bukristo. Ariko ngo babaga hamwe ari babiri, babaye hamwe ari babiri, ngo umwe noneho ngo babyarira muri iyi sare. Umva nta rido riri hagati yabo, ni mu cyumba kimwe barabyara. Ariko ngo babyaye abana, ngo umwe arasinzira n'undi arasinzira, ngo bose basinziriye, ngo umwe aryamira umwana we, aryamiye umwana we arapfa. Ariko ngo akangutse ngo age konsa umwana, ngo abona yapfuye. Ngo arebye hirya ku kindi gitanda, ngo abona undi arasinziye kandi umwana we ari muzima. Ngo ahita afata umwana we wapfuye amujyana mu gituza cy'ufite muzima, aterura umuzima utari uwe amushyira mu gituza cye. Wa wundi nawe ngo akanguke yonsa umwana we, ngo asanga mu rubavu rwe harimo umwana wapfuye. Arebye hakurya abona umwana muzima haka, ngo aramwitegereza aravuga ati Mana, uyu mwana wanjye yishwe n'iki? Urumva icyo azize? Azize kuba muri sare, azize kuba ari kumwe n'abandi. Birangira ahagurutse atera akavuyo aravuga ati araritegereza uwo mwana, ati uyu mwana ntabwo ari uwanje. Aragenda arebye hakurya ati umwana wanje nuriye. Mu kugenda agiye gufata umwana, uwo wundi ati ndekera umwana ntumukoreho, iyi ntambara yakizwa gute bene data? Nguyo haba akavuyo muri iyo sare. Salomo yagiye kuhahinguka ngo yumva urusaku, arabaza ati bimeze bite? Abandi bati murekeraho mu bijyane mu buyobozi, umwami nguriya yaje. Salomo araza,
Uwiteka aramaze iminsi amubwira ati nguhaye ubwenge, mu kuhagera ati munsobanure mwa bagore mwe, ni ikihe kibazo kiri hano? Uwa mbere ati njyewe twabyariye hano turi babiri, twese turaryama turasinzira, nkangutse ngo mpe umwana wanjye ibere, nsanga mu rubavu harimo uwapfuye, ndebye hakurya mbona umuzima, ndebye uwo mwana wapfuye nsanga atari uwanjye. Nukuri umuzima niwe wanje, uwapfuye ni uyu mugore. Uwo mugore nawe bamubajije arahakana ati oya, uwapfuye ni uwawe, ubwo ari gutunga uwo mugore urutoki, umuzima niwe wanje. Salomo ati ndabikoza gute bene data, ndabikiza gute? Salomo abaravuze ati mva mbabwire, aba bagore babiri, umwe ari kuvuga ngo umuzima ni uwanje, uwapfuye ni uwawe. Undi ati oya, uwapfuye niwe wawe, umuzima ni uwanje. Salomo ati kugira ngo ngikemure mumenye ko mperukanye n'Imana. Haleluya. Arabwira abahungu ati munzanire inkota yanje icyayi. Ubwo uwapfuye we mumushire hariya turamushingura mu kanya, ariko muzana umuzima, uwo mwana bari kwita muzima mumuzane. Arangije ngo Salomo aramwereza mufata ukuguru, aravuga ati muhumure, umuntu agira amaguru abiri, umwe aratwara kumwe undi asigarana ukundi. Ubwo n'amabuno birumvikana nabiri, nugusaturira mu ruti rw'umugongo, guhereye mu mabuno ukamanura mu ruti rw'umugongo imbavu, umwe arafata iz'ibumoso undi iz'iburyo, n'igifunda gikatamo kabiri, n'umutima nukuwupasura kabiri, bikagenda byagera ku maboko, umwe arafata kumwe undi ukundi, umunwa ndawugabamo kabiri, izuru nabiri, umwe arafata rimwe, ijisho nabiri, umwe ni rimwe, amatwi nabiri, undi muhumura afata umusaya umwe, umutwe ndawasa wose. Ubundi ikibazo kibe kirakemutse, akavuyo kave muri iyi karitsiye. Mva uko Bibiliya ivuze. Bibiliya iravuze ngo nyina w'umwana muzima. Haleluya. Nyina w'umwana muzima abwira Salomo ati nyagasani, nubwo bimeze bityo, icyamvuye mu nda kiba cyamvuye mu nda, uwo mwana mumuhe amujyane. Urumva yaravuze ati byibura aho kugira bamwice, azajya araviwe aje ku ishuri, ni mukenera nje ndamupepera avuye ku ishuri, cyangwa naba umugabo azacuza ubukwe mbutaye. Urumva aravuze ati nta wabona uwo yabyaye apfa, mumwihera mujyane. Reka nkubwira abantu tubana ngo nyina w'uwapfuye arabwira Salomo ati oya, tumuhombe, mucemo kabiri, mu bage tema, twese tumuhombe, amubure nanje mubure. Reka mbabwire bene data, tukiraho ubu duturanye n'abatumuhombe, turirimbana n'abatumuhombe, dusengana n'abatumuhombe, tubana mu matsinda n'abatumuhombe, nibamubure nawe amubure. Mujye muba maso, iyo umuntu abuzuwe aba yumva nawe wabura uwawe, iyo umuntu ahombye aba yumva nawe wahomba, iyo umuntu atagira ibyishimo nawe aba yumva utamwishimira iruhande. Ubu rero niyo si tubayemo, ariko Salomo arabyanzuye. Ndagira ngo mbabwire ngo uruta Salomo niwe uri hano. Ubu turi mu gihe cya Yesu. Reka mbabwire uko Salomo yabyanzuye, kandi Yesu afite imyanzuro iruta ya Salomo. Haleluya. Birangira Salomo avuze atumva nge simbyemeye, uyu mwana nukumucamo kabiri. Nyina w'umwana ati sinabona umwana wanjye apfa. Nyina w'uwapfuye ati mayiti nyibone hariya duhambe n'abahambe. Salomo aravuga atuva mbabwire, uyu mwana nyina namumenye, umufitiye imbabazi niwe nyina. Reka mbabwire bene data, naha nsoreje, ufitiye imbabazi z'agakiza niwe uzakagira. Ufite umutima w'imbabazi wo kumva Yesu atasuzugurwa. Haleluya. Hari groupe mbamo ifite yitwa Yesu ntagasuzugurwe duhari. Bivuga ngo nuguharanira ko Yesu batamucisha mu ijisho,
ko nawe wibuke ko yanze ko bagucisha mu ijisho. Yesu yanze ko wandagara, nawe ntukemere ko yandagara. Erega hari abantu bandagaza Yesu, ugasanga umuntu aratambutse bati dore na wa murokore, dore disi nawe ni kuri asigaye yambara, asigaye anywa inzoga disi, yewe bya bindi byo gusenga, erega yewe ntihaba kujayo. Ubuse ubundi urabona kwirirwa tujyayo no kutajyayo byose ni kimwe. Ubukojeje Yesu isoni, ntugatume Yesu bamucisha mu ijisho, kuko yanze ko bari gucishamo akagira ibyo agukorera, nawe uzaharanire ko adasuzugurwa. Ndagira ngo rero mbabwire ko uyu mwana bamufashe bakamuha nyina umufitiye imbabazi, umufitiye imbabazi. Nuririmba ko Yesu yakubabariye, nawe ujye ubabarira Yesu, ntugatume bamucisha mu ijisho. Ndagira ngo dusenge Imana, umwana nagakiza nyabuna, ufite uwo mwana ni ufite ubugingo. Nta yindi ntambara barwanaga niyo kugira ngo ufite ubugingo buzima. Rero hari abantu bapfuye mu bugingo, aribo Bibiliya ivuga ngo bafite ishusho y'uko bariho nyamara ari intumbi. Abo ngabo nibo uzabona mu nzira baba batebeje, bambaye imyenda, bagize gute, ariko ari intumbi. Aho kugira ngo ube intumbi uhagaze, aho kugira ngo upfe mu bugingo ukomeze uhagarare mu by'ubuzima, wapfa mu buzima ariko ukaba muzima mu bugingo. Impamvu tuvuga ngo Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, abo bantu barapfuye muri ibi by'umubiri ariko baba bazima mu bugingo. Ubugingo bwabo ni buzima. Ndagira ngo ngutangarize ko aho kugira ngo upfe mu mwuka, wapfa mu mubiri ariko mu mwuka ugakomeza ukabaho, kuko nyuma y'ubu buzima ubuzongera kubaho. Ndagira ngo dusenge Imana. Salomo yanzuye Yacu avuga ati umufitiye imbabazi ni we nyina. Bivuga ngo rero uko tugenda uvuga uti yewe bugingo bwanje, mwana wanje. Kera twateraga agakorasi, mwihangane ngasorezeho agakorasi kavuga ngo genzura neza uburyo utwaye agakiza, utabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Genzura neza uburyo utwaye agakiza, utabuhetse ingobyi umwana yaraguye kera. Kandi kera abakuru bavuze ko umubyeyi yahetse umwana akanyururuka mu ndezo akagwa hasi. Kera bahekaga mu mpu z'intama mbese z'amatungo n'inyamaswa, bagahekamo ngo umwana rero iyo yanyurukaga mu ngobyi akagwa hasi, ngo uwo mwana ntiyabaga muzima, ngo bavugaga ngo uwo mwana n'ubundi ntazabaho. Ariko ibyo ngibyo ni ukugenekereza kw'abantu. Ariko reka nkubwire, ubu tuvugana ndashaka kuguha amahirwe yo kongera gusenga. Salomo yanzuye ibyo kuko atarafite ubushobozi bwo kuzura uwapfuye, ariko Yesu we ari kuza yasanga umwe afite muzima undi yapfuye. Ufite uwapfuye akamubwira ati saba imbabazi witera amahane, saba nkuzurire uwawe. Yesu yazuye umwana w'umupfakazi w'Inayini mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice cya 7 ku murongo wa 12. Bibiliya iravuga ngo ahura n'abikoreye ikiriba, uwari wapfuye yari umwana w'ikinege kandi w'umupfakazi. Mbibutse ko umwana nagakiza ikinege, biravuga ngo agakiza ni ikinege kaboneka rimwe. Umupfakazi biravuga ngo ni wowe, ni umukristo, ni wowe ni njyewe. Biravuga ngo ni Yesu ufite uko yatugenza. Haleluya. Yesu rero ngo ahura n'abikoreye ikiriba, agikoraho abacikore barahagarara, uwari wapfuye ari umwana w'umupfakazi. Yesu arategeka ati muhungu ndagutegetse byuka. Uwari wapfuye arabaduka, Yesu amusubiza nyina. Ndagira ngo ugire icyifuzo aho uri hose, wowe udukurikirana, wowe twumvise, ugize umugisha wo kumvika icigisho. Wawe niba ari muzima zamura ikiganza ushimira Imana, wawe niba yarapfuye nabwo zamura ikiganza usabe Yesu azura umwana wawe, wongera umusimbize. Kandi umwana iyo ari muzima hari ubwo asetsa nyina nta bandi bantu bahari. Hari igihe umubyeyi aba afite umwana akabura uko abwira umugabo ngo amugurire akantu, ariko akamubwira tugurire uzanire bebe amata, kandi gasanga cyangwa atigurira bebe biswi. Ukazabona umugabo akuyemo 2,000 kandi nta biswi ya 2 umubebe yamara. Ukabona nyina abonyeho ibiro 2 by'ibishimbo na bebe biswi ya 50. Kuvuga ngo rero urabizi uhetse umwana niho bakugurira n'umutaka. Uravuga uti none ndagenda mu mvura mpetse umwana
umugabo akaba aguze umutaka kandi ntiwakorosa umwana umutaka ngo wowe unyagirwe, ubwo nawe ubyungukiramo. Bivuge ngo mufate uyu mwana neza, ise azi guhaha. Haleluya. Ise w'uyu mwana ni umubosi. Se uyu mwana ni umubosi. Hari n'ahandi handitse muri Bibiliya avuga ngo njyanira uyu mwana umunderere nzaguhemba nimurera uyu mwana. Hari n'ahandi handitse ngo musome uwo mwana atarakara, ntimukarakaze uyu mwana iyo umurakaje ise mumerana nabi. Ise w'uyu mwana ni umutunzi, ni umukire. Uwiteka niwe se w'uyu mwana. Nyabuna Uwiteka abafashe kandi abagirire neza. Ndagira ngo dusoze dusenga Imana kandi ugire icyifuzo uvuga uti uyu mwana nahore mu mugongo nimusimbize uyu mwana rwose. Nifuza ko mwakomeza kumurera neza kuko uyu mwana azaduhesha agaciro. Mana, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye ko ushobora byose, nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Mwami, turi muri sare, turi mu isi, turi munsi y'ibibazo. Bamwe baryamira abana babo, abandi bagasinzira ariko abana ari bazima, ariko abantu bari kwibana abana. Ariko turagusabye, nta muntu wayobeguwe mu mahirwe uyu mugore yagize, nuko nubwo mu rubavu rwe basizemo wapfuye ariko yarazi umwana we. Duha umugisha wo kumenya abana bacu, duha umugisha wo kumenya uko tugenda, duha umugisha wo kumenya ibyo tugaburira abana bacu, duha umugisha wo kumenya ibyo uyu mwana akunda, kuko uyu mwana nitumufata neza, ise w'uyu mwana azi guhaha. Nidufata akagakiza neza, uwagatanze azabiduhembera. Tukiri mu isi azaduha umugisha. Haleluya. Ufite uyu mwana ni ufite ubugingo, utamufite nta bugingo afite, niko Yohana avuze. Ariko kandi Mwami, dusanze uyu mwana Mariya na Yosefu baramuhereje Simiyoni. Simiyoni ashimye Imana, aravuga ngo Mwami, sezerera umugaragu wawe amahoro kuko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe. Bisobanura ngo usigatiye uyu mwana ntabwo atinya urupfu, kuko aba yiteguye kuzongera kubaho. Urakoze Kristo. Agakiza niryo sezerano rikuru, abatagafite ukabahe, abagataye wongere ubaha amahirwe, kuko niwe huzura, we Mwami w'abami. Muri iyi si serivisi zose ziba kuri biro za nyobozi n'abayobozi bakomeye n'abadakomeye, Mwami, hashobora kuba serivisi zindi ariko nta biro. Umuntu wapfushije yajyamo ngo bazure uwo wapfuye. Kuzura ntabwo babishoboye, Mwami, ariko weho urazura. Naba utazuye none uzabazura ku muzuko. Kandi Mwami, cyambere Mwami, nukuri kuzura abapfuye mu bugingo. Ufite icyifuzo wese ukurikiranye iki cyigisho, Mwami, niba gusabye kumuzurira umwana we wapfuye wo mu bugingo, umuzure. Kandi abamufitiye impuhwe nibo bazamuheka, kandi abamuhetse uzabatwikira ibishora, uzabaha imitaka, uzabahahira. Abafite uyu mwana Mwami bakazagira icyo bagusaba, tuzabura kugitanga kuko baguhekeye. Urakoze Kristo. Hari n'abadahetse mu buryo bw'umubiri ariko bakaba bahetse mu buryo bw'umwuka, abo nabo uzabongere n'ikindi bazaheke no mu buryo bw'umubiri. Hari abatarabona umugisha wo kubyara umwana wo mu mubiri ariko bakaba barabyaye bakikiye umwana wo mu mwuka, abo nabo uzabahe n'undi mwana, kuko n'ubundi niwe ubikora Kristo. Ubikorere kwibahisha, ubane natwe kandi ababyumvise urushaho kubisobanura kuruta twe, kuko umwuka wera ari we mwarimu uruta abandi barimu bose, niwe wemeza abantu. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha kandi Uwiteka abumvira ibyifuzo. Mwanya mwiza tujya dutangamo amaturo n'icyacumi, turabikora korali worship team irimo iramya Imana, hanyuma tunahe n'Imana amaturo n'ibyacumi. Muri ibyo yaravuze ngo mpimbaza umwami wo mu ijuru, ngo ntanga n'ibyo mushimisha. Karibu worship team, turimo dutanga amaturo nk'uko umwami yatugire neza. Imana iduhana umugisha. Murakoze.
nemerewe kugira hera ndabicumuro byanjye Yesu yarabibabariye narubanza nyicirwaho muri njye nemerewe kugira hera ndabicumuro byanjye Yesu yarabibabariye narubanza nyicirwaho muri njye nemerewe kugira
umwanya mwiza wo gusoza amateraniro yacu. Dushimye Imana uburyo yabanye natwe akatubwiriza ijambo ry'Imana, kandi rwose turafashijwe, tunatahanye icyifuzo cyo kubwira Imana ngo turifuza ko ijambo ryawe riba muri twebwe rigwiriye, uridukudisha. Umuntu umwe niwe wavuze ngo nari narakubuze Mana, none nasanze uba muri Bibiliya. Ngo yari amaze igihe gukizwa byaramunaniye, ariko ngo akajya asoma Bibiliya, ngo akaba yaragiye kuragira aho bajyaga, ariko ngo agasoma Bibiliya atazi n'ikivuga. Umunsi umwe rero ngo agakwiye ijambo ngo rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ngo byatumye itanga umwana we w'ikinege, ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Maze ngo ijambo riba ijambo, araturika riravuza induru, ubwo ngo ari wenyine ahantu yagiye kuragira, akajya avuga ati nari narakubuze, kumbi wibera muri Bibiliya. Imana ishimwe, haleluya. Imana nihabwa icyubahiro. Yarabivuze rero, numva ijambo ry'Imana ndarikunze. Aravuga ati nta handi Imana iba, nasanze iba muri Bibiliya, ko ibyo dukeneye byose ni ahangaha biri. Imana iduhana umugisha. Ubwo rero tugiye gufata umwanya mwiza wo gusenga dusoza, dusaba umugisha abo turi kumwe twateranye, dusabiye n'umugisha n'abandi badukurikiye, kandi karibu n'ubundi tuzongere duterane ku munsi wo kwa gatanu kuri aya masaha. Imana iduhana umugisha. Mana, turagushimye ko wabanye natwe, turagushimye kubw'ijambo twumviye mu nzu yawe. Nkuko twabivuze ngo mu nzu yawe ni heza hatonyanga imigisha, tuhungukiye byinshi. Turifuza gutunga ijambo ryawe rikaba muri twebwe rigwiriye. Niriba muri twebwe rigwiriye, niho tutazatembanwa ngo nibije byose, n'imiyaga y'ubuyobe n'intege nke n'ibyago n'amakuba, ntago bizadutwara, bizasanga dushinze mu ijambo ryawe. Urakoze kuri Imana nziza, tanga umugisha ku bwoko bwawe, kandi ukomeze kuturwanira intambara. Dusabye bike byo nabidukwiye, biduhera ubuntu mu izina rya Yesu, amen.